munsi rero ngiye kwereka uburyo wakikorera aya mata ya soya mu rugo, amata meza, amata akungahaye kuri proteine. Mwese murabizi soya kuri proteine iri mu bihingwa bya mbere. Soya mata ushaka kuyakoresha unakora smoothie, byose ngiye kubikora muri iyi video, so gumana nanjye hanyuma urebe video yose kugera ku musozo. So welcome to my YouTube channel. Muri video y'uyu munsi ngiye kwereka uko bakora amata ya soya. So utangiye gufata soya zawe rero uzoze neza ndetse utoranyemo imyanda, uzironge nyine uzoze nyine bihagije. So niba uri mushyashya hano rero nitwa Simply Anne, ngenda nkora ama recipe agiye atandukanye, especially ngenda mbereka ibintu abantu batazi uko bikorwa, ngiye nkagenda mbikora hanyuma nkabakora video nkabibereka. Umunsi rero ngiye kwereka ko bakora amata ya soya, amata meza, amata akungahaye kuri proteine kandi amata nyine afite intungamubiri zose. Nafashe rero agakombe kamwe ka soya ndagatora neza, ndazoza nyine nk'inshuro nyinshi, ndanyishyiramo amazi, ndazitumbika ijoro ryose. Uzitumbika kugera ku masaha 8, ariko ngiye nditumbika ijoro ryose kugira ngo nze kubyisha mu gitondo zabaye tayari. Hano mu munsi ukurikiyeho rero murabona ko soya zacu ziba zadabolinze in size. Muri kubibona ko zabyimbye, zadabolinze in size. Icyo tugiye gukora, ngiye kugenda nzikuraho akagashishwa gutya, uko uzigira gutya agashishwa kagenda kavaho nyine, hanyuma ukagatandukanya n'ibi ngibi nyine, ukabyoza igishishwa ukabimena, hanyuma nyine soya zawe ukaba zigiye tayari. Niko nguko mbigenza, nshyiramo amazi nkamena, kubera ko kari agashishwa kajya hejuru, and then nkagenda mena amazi kugeza ubwo turadushishwa tuje gushiramo. So ku bantu bashyashya rero hano mukore like, share, cyambere mugomba kwanza gukora mukore subscribe. Nimara gukora subscribe ibi byiza ntibizajya bibacika, ama recipe ntazajya bacika, utuntu twiza tw'ubwenge umva ndabizi nanjye nanjye icyo navuze muri uyu mwaka ngomba kubereka ibintu byinshi uburyo bikorwa kandi ndi tayari. So iyo umaze rero kuzoza neza ushyiramo amazi ugashyira muri blender. Udafite blender nkanjye njye nkoresha iyi hand mixer ni ntacyo ntayikoresha, ni irakora ibintu byose nyine, sinzi ukuntu nayikubwiye. Nako iyi hand blender iyo mfite iyi hand blender rwose ibintu byose yabyoroshye. Nuko nguko ndangije ndabisya. Udafite iyi ukoresha urazifata ukazishyira muri blender yawe bisanzwe n'ubundi, warangiza ukazisya. Ziba zoroshye nyine kuzisya, ntabwo bikora, biba byoroshye. Bazi nyine n'ahantu nkoresha iyi hand blender kandi nyine bigatoka. Iyi ndayibatuye rwose. Iki ni igikoresho ugomba kuba ufite muri 2026 nacyo cyo mu gikoni, ariko bazabakorera video ndi kwereka ibikoresho umuntu akenera by'ingenzi, nzakora video mbibereke. So rero idufata ari mu mata twakuyemo, ngiye kuyakamura nyatandukanye n'ibikatsi. So nafashe cheesecloth cyangwa kenda keza k'umweru, ngiye ngura akakenda bakunda kwita duburire, niko ngenda nkagura, and then ntabwo nabonye umwanya wo kukadoda, that's why nagakoresheje gutya, ariko mfite umwanya ndagenda nkakadoda nkagafuka, and then akaba ariko nzajya nkoresha. Nasukamo nkagenda nshyiramo, nashyizemo n'amazi nyine, hanyuma ndongera ndakamura bitewe n'amata nashaka gukuramo. Abantu batarebye uburyo bakora tofu n'ubundi buryo ukora amata ni nk'uburyo ukora tofu, ariko nyine hano ho ni steps za mbere gusa. Muri tofu ho muzi ko twongeramo citron n'ibiki, hano urafata ukamure ukuremo aya mata buri uyafashe ukayashyiramo citron cyangwa vinegre ahita avamo tofu. Simple as that. Nuko nguko nyine, but for today dushaka aya mata, amata meza aryoha ushaka gufata kuri breakfast. Anyway, ubundi chef Arsene ari gukora ama series ya breakfast nyine, ahita ibintu ushaka gutegura mu gitondo byo kunywa, even mumubwire n'aya mata ya soya yongeremo, abantu bajya bamureba. Anyway, mujye no kureba video ze, ari gukora nyine ikintu kimeze nk'igitabo, which is good. Bimeze nk'igitabo nyine, ugenda ureba nyine ibintu bigiye bitandukanye. Nuko nguko rero maze gukamura amata yavuyemo angana gutyo, urakamura nyine ku buryo igikatsi gikamura mbyembye
akumuka. That's why dukoresha iyi cheesecloth, kandi ngiyi irayungura neza, ntago igishiramo utuntu nyine tundi tw'impurity. So hariya niyo mata nakuyemo rero, nahise mfata coconut, inazi, ndangije ndayimena. Nashakaga gukuramo ari amazi yayo, ariko nayo ubundi nyikoresha, but for today iyi ngiyi nasanze iteze nyine. Ubundi iyo yeze nayo urayikoresha, urishyiramo nayo ukayiblendingana n'ibi ngibi. So hano nakuyemo amazi, maze gukuramo amazi kuko natari ifite amazi we. Ayo niyo mazi yose nakuyemo mwira coconut. So nsanga rero ntago yeze neza, urumva rero sinari kuyikoresha, nese nishugunya. And then nkoresha ibingibi. Izi ni dates nagomba gukoresha as sugar. Udafite dates ushobora gushyiramo isukari, but for me kundi kuri date ndi gushaka kunanuka, ntabwo ibintu by'ibisukari ndi kubikoresha. Ibintu biri naturire gusa rwose, glucose no. Nakoresheje izi dates, ndangije nizo nari bukoresha zigashyiramo uburyo. Utazifite ukoresha isukari, ugenda ukuramo gutya urubuto, haba harimo urubuto hagati, and then kuri dates ngenye nankuramo urubuto ya ukazitunganya. Kandi nkomeza kubibutsa, niba ugeze hano video please kora subscribe, kandi wihangane ugere iyi video ku musozo, maze ukandiye amata nuko mujye muyakora, araryoha. Ushobora kuyategura mu gitondo mukafata kuri breakfast noneho n'umugati, abari sizikora. So rero nahise nshyiramo date. Navuge ko ufite na coconut iri ikomeye, nayo urayifata urayiblendingana n'ari amazi yayo, wenda ugakuramo amata ya coconut. Nahise mfata ya mazi ya coconut niyo ngiye kublendingisha izi dates. Ngiye kuzifata ninangiza blending, ariko utanashatse ushobora kublendinga dates kwazo ukazishyiramo, and then ukaza gusukamo aya mata ya coconut cyangwa amazi ya coconut nyuma, kuko ari amazi ya coconut nyine adufasha yuko amata yacu ya soya noneho afata akagenda aba creamy. Nuko nguko rero maze kubiblendinga, muri kubona ko dates zacu nyine nazo turaziblendinga neza ku buryo zinoga. Nguko ndi kubigenza, nawe uzabikore. So amata rero ya soya ni meza, ari rich in calcium, afite proteine, umva calcium harya. Aya mata nyine ni fresh cyane. Ndangije rero hano kubiblendinga, nahise mfata ya mata nyakira ku muriro, ukayateka nyine ukayabiza kugira ngo wa muhumuro ushiremo wa soya n'ibiki. Muri kubona ukuntu ariko aya mata yari ameze neza, muri kubona ukuntu yari aremereye. Noneho hano yongikoramo tofu yari kuvamo ingana umusozi, kandi pe n'agakombe kamwe ka soya n'ukuri kurya neza ntabwo bisabira amafaranga menshi, ntabwo bigomera ibintu byinshi, ahubwo ni ubumenyi abantu tutaba dufite. That's why ndi hano rero kugira ubwo bumenyi ubwo mfite, ndanye na mubasharinga. Agakombe ka soya nta nubwo kagura amafaranga 700. Afata rwose ako gakombe ukagasyaho, ukadukuramo amata menshi kandi afite intungamubiri pe. Noneho hejuru ugenda ukuraho rwa rufuro. For me maze kugira, nahise nshyiramo na za dates zivanze na ya coconut water. Ariko ibyiza hano reka mbibabwire, niba ari ubwa mbere rero ugiye kubikora, ibyiza uzabanza ureke aya mata abire, namara kubire ujye wabisukamo. Ujye wasukamo dates na ya coconut milk cyangwa impamvu niba uri umuntu utabimenyereye bizakugora kuyamanaginga cyangwa kugira ashobora kuhita afata cyane, ashobora gutandukana ukagira gucika cyangwa kurekana ukagira ngo nugupfa arapfuye. But iyo uri umuntu ubimenyereye ntabwo bikugora. Niyo mpamvu ngira mbabwiye ngo ujye ubanza uyabize amata, noneho mu gihe ateretse kwa kundi uzusukemo ya coconut ndetse na dates. Hano twige na sukari turi bukoreshe, izi dates nizo ziri butuma amata yacu aryo. Nasizemo ka vanilla essence kugira ngo amata yacu aze kuza kuvamo ameze neza kandi ahumura neza. Muri kubona ukuntu yari yafashe wagira ngo ni igikoma, kandi nta kindi kintu nigeze nshyiramo. Nuko nguko rero amata yacu yarameze, yarahumuraga neza, yararyoshye. So rero mu gihe umaze kuyateka ubona yabize neza, urafata ukayayungurura.
hano nongeye nayungurura because ziriya dates zari zifite nyine utuntu naragombaga kudukuramo ku cyagenzi isya. Iyo noneho binabishobora gufata ziriya dates ukazisya nazo ukabanza ukazicisha muri ya cheese cloves and then ukaza kuzisukamo nyuma amata yabize kugira ngo bitaguha akazi kenshi. Gusa ibingibi byo byampaye akazi kenshi. Rero amata yacu yarabonetse nuko nkuko yari ameze nari ndi kuyinjoyinga muri kuyabona, ariko arafashe ameze neza. Hano nta sukari yindi ndi bukenere, nta kindi nyine ndi bishyiremo, ni aya mata gusa ndi kunywa mu gitondo none nk'iyo nayakoze. Mara iminsi meze neza meze neza rwose. So murabona rero ukuntu yari ameze, hano ndi kubibereka, abafashe ahumura neza aryoshye. Sinzi ko yababwira, so nyine namwe dukombe hafi 2 nkimera kuyakora because ngenda umufana wayo kandi ndayakunda, na enjoyinze. Nawe uzabigerageze mu rugo. So mujye muri comment mumubwire ese muhunye uburyo bakora amata ya soya. So iki cyari icyayi rero navuze ati reka nze mberekane uburyo nyakoramo smoothie. Ni ugutegura ubundi imbuto zawe. Nakoresheje umwembe, nkoresha ndetse n'imineke 3. Fata rero utegure nkuko utegura iyo ugiye gukora smoothie bisanzwe, ako aya mata iyo yateretse amaze guhora ari ukuntu agafata na that's why ngiye nkunda kuyakoresha for smoothie. Smoothie yande ikunda pe urumva nta isukari ibindi njya nongeramo ntaki, nuko kugire gusa kandi bivamo biryoshye bimeze neza. Tegura rero umuneke wawe, ufate n'imineke yawe uyikatagura mu duce duto duto, ndetse n'izindi mbuto wifuza gushyiramo nazo wazishyiramo, and then ubishyire muri blender yawe isanzwe. Ngiye mumenyereye nkoresha iyi hand blender, nabwiye ko ingiye ari byose. Iyi ngiye ndi gukora potage niyo nkoresha, ndi gukora byose niyo nkoresha. Iyi ni sure deal, nawe urayisabwa. So rero nahise nsukamo ya mata ya soya. Muri kuyabona kuntu yo abafashe ntago ameze nka ya mata asanzwe. Yo aba afashe, iyo wasizemo ira coconut arafata, iyo wasizemo coconut amata yawe aregerana agafata. Ndangije rero bitambikata blending karakava niba ngenda gakunda kongera impumuro, and then ndagenda ndabiblendinga. So smoothie yacu rero twari tumaze hano kuyibona yanoze iri tayari. So kubana wagize hano video urakoze kubana natwe, kandi mbasaba please mukore subscribe niba mubona ko ibyo dukora hari icyo biri kubungura cyangwa ari ubumenyi wenda turi kubahereza. Kandi mujye mujya muri comment mumbwire icyo nahindura, ese uko mvuga, ese uko nkora ibintu biba bigaragara ndicyo ngicyo umuntu abashaka. So here smoothie yanjye yari irangiye, nari gufata for dinner. Ngiye mfite amata ya soya rwose, ibyo kurya byanjye mu gitondo nyifata for breakfast, even na nijoro urumva niyo mfashe for dinner. Nuko nguko rero nari nakoze na special y'ibirayi ndetse n'amagi ndetse n'akavoka. Ibi nibyo narari. So like, share and subscribe to my YouTube channel, comment. Bye.